She's someone that's gonna make me stand up. Christine amfasha guhaguruka nk'abo nkwiye kubaho. He taught me emotions. It's like Twembi twize kwibakamo ibintu mu buzima bidufasha kumenya uko dukwiye kwitwara no kubaho neza. Iyo umaze kubona umuntu wiyumvamo uba ufite umutekano, mbese uba wumva wisanzuye kandi ubuzima bwawe uba bwubakiye kuri we. Tumaze iminsi tubaye inkuru zitandukanye z'urukundo, ariko iyo noneho nanjye ubwanjye yankumbuje gukunda. I just got on a plane, sat down. Ninjiye mu ndege ndicara, hanyuma Christina nawe yinjira muri iyo ndege aza hafi yaho nari nicaye n'inseko nziza. Birumvikana byasobanuraga ko yari aje hafi yaho nicaye. Akimara kwicara, mbere yuko ashyira headphone mu matwi yabanje aransekera, arangije ansaba ko twakumvana umuziki. Indege ihagurutse dukomeza kuganira urugendo rwose. Iyi ni inkuru y'imitima ibiri yahuriye mu kirere hagati yo guhaguruka no kugwa, aho wifi zidakora yewe na telefone zidakora uretse umuziki wonyine ndetse no gufata amafoto. Abataragenda mu ndege ibi mushobora kuba mutabizi neza, ariko indege ihagurutse mutegeka gukuraho amarezo ya telefone zanyu. Uwo munsi rero byari nk'amahirwe kuri aba bombi, kubera ko iyo telefone zikora buri wese aba ari busy. None bigenda bite iyo urukundo rw'ubuzima bwawe rwicaye iruhande rwawe utabizi? Ese wizera ko urugendo nko ku kibuga cy'indege cyuzuye abantu habera ibitangaza utigeze wumvisha ko byakubaho? Hari imyanya myinshi, ubwo nabonaga ku itike ko turi buze kwicarana nibwo natangiye gutekera ibyo ndi buze kumubwira, kuko nabonaga ari umutipe usa neza cyane. Iyi ni inkuru y'urukundo rwa Gaby na Christine, inkuru idasanzwe, inkuru yatunguranye mu buryo bwiza, gusa rimwe na rimwe isigira ibyayo kandi ikagira n'igihe cyayo cyo guhuza abantu. Hi, I'm Gabe. Hi, I'm Christina. Nitwa Gaby, nanjye nitwa Christine. Navukiye mu Budage kandi nkurira mu Budage. Papa ni Umufaransa, mama ni Umunyamerika. Bivuze ko ndi Umufaransa uvanze n'Umunyamerika. Nakuriye mu Budage nk'uko nabivuze. Buri mpeshyi najyaga gusura umuryango wanjye mu Bufaransa. Nyuma twaje kwimukira muri New York. Byari impinduka zikomeye kuri njye bitewe n'imico yaho. I was born in Staten Island, so I grew up in New York. Navukiye aho bita Staten Island, nuko nkurira muri New York. Nyuma twimukira muri Virginia. Ariko nakundaga gukora ingendo nyinshi, ari na mpamvu nahuye n'umugabo wanjye Gaby, kubera ko nawe yakoraga ingendo nyinshi. Nkunze gukora ingendo cyane muri rusange, kubera ko ndi umubyinnyi. Imirimo yanjye inyohereza hirya no hino. Birumvikana njya akazi kare. Wa 25 Nyakanga 2018 ku kibuga cy'indege cya JFK, abantu babiri batandukanye baturuka muri states zitandukanye, ariko nta numwe ari witeze guhura n'undi. Ese urugendo rwabo ubundi rwatangiye gute? Ni gute bisanze mu rukundo nkuru rutagira umupaka? I was coming from Europe. I was on a 2-month. Icyo gihe nari i Burayi, nerekeza muri Amerika. Nari ngiye gusura umuryango amezi 2, kandi sinari niteguye gusubira mu rugo. Nuko ngura tike y'indege ya nyuma injyana i Los Angeles. Nari maze ijoro ryose muri JFK, sinamenyaga neza ibirimo kuba. Nuko nyuma nza kwisanga nicaranye n'umugore wanjye Christine. And then this guy comes and he's like, Njye nari mvuye mu igeragezwa ry'akazi i New York, ariko icyo gihe nabaga muri Los Angeles. Nageze ku kibuga cy'indege kare. Ubwo nari nicaye ndi kureba ikiganiro cyanjye nari nagiranye n'abantu nari mvuye gukorana nabo, nibwo nabonye Gaby azamina ibintu bye hasi. Yari ameze nk'unaniwe cyane, nuko araza nyicara iruhande. Aho ni mbere yuko twinjira mu ndege. Nabwo narebye ku itike mbona ko turi buze kwicarana. Ku kibuga hari imyanya mike yo kwicaramo, ariko njye sinabonaga ko ku kibuga cyari cyuzuye abantu, kuko nari nitaye ku kiganiro cyanjye narebaga. Nuko Gaby yicara hafi yanjye, numva ndishimye. Excited, of course. I super jazz. Njye ninjiye mu ndege imbere y'igihe, kubera ko nari naniwe cyane, nuko ntangira gusinzira. Inyuma nkangutse mbona Christine azanyuze mu kayira k'abagenzi aho bita muri terminals. Yaje amwenyura cyane. Birumvikana ko byasobanuraga ko yaraje aho nicaye. Mbere yuko ashyiramo headphone mu matwi, natangiye kumuganiriza. Ibiganiro byacu biba biratangiye. Byarakomeje urugendo rwose. Twaganiriye ku bintu byose, nubwo twari duhuye ari ubwa mbere. Mbega byari ibintu biryoshye cyane. Nyine dore ko twe twari bombi gusa, byari nko kumenyana kwa kera. Nubwo atari byo, kuko twabazanyaga ibibazo byose. Ibyo dukunda, ibyo tudakunda, ingendo, imiryango, abana, amafaranga. Twaganiriye ku bintu byose. Ubwo twasohokaga mu ndege tugeze i Los Angeles, njye nakomeje urugendo n'imodoka. Christine asigara Los Angeles. Gusa namubwiye ko nzagaruka kumusura nyuma y'icyumweru tukamarana igihe. Uko ni nako twamenyanye. Nasubiye Los Angeles,
turasohokana. Yashakaga kujya muri sinema, nanjye mwemera ko tuzamarana igihe kinini turi kumwe. So that's how we met. Much, aka at all. So I'm like, that's what Gabi namubwije ukuri kose, kandi sinari narigeze gukundana cyane. Ubwo twari muri sinema yari itariki idasanzwe. Ubwo Gabi atangira kunyegereza, mfite mpaguruka nerekeza mu kindi cyumba cya sinema. Namubwira ati sinshobora kugaruka hano, ngiye kwicara mu cyumba kijimye tutabasha no kuganira. Gabi yahise ankurikira. Namwe murabyumva uko niko byose byatangiye. Wow, namwe murabyumva urukundo rwabo rwatangiriye. Ubu noneho dutangiye gusobanukirwa, ariko twakibaza ni gute urukundo rwanyu mwaruhuje n'ahahise hanyu. Ese imiryango yanyu yakiriye urukundo rwanyu? I've been in relationships in the past. Nigeze kujya mu rukundo igihe kirekire, ariko twakundanaga yagiraga imico itari myiza. Nuko habaho gutandukana nawe. Kuva icyo gihe ntangira kugenda gake mu rukundo. Naje gukomeza kubaho nta mukunzi mfite. Uko tukimara gutandukana nk'uko nabibabwiye, ntabwo twongeye guhura na rimwe. Gusa gukora ikintu nk'iki gitunguranye ku muntu twamenyanye vuba byari bitangaje. Ariko kandi umuryango wanjye wari uzi ko mfata ibyemezo ntekereje neza. Kwakira Christina mu muryango byari ibyishimo, ariko mu ntangiriro babanje kumbaza niba turi seriye kandi twiteguye kubana. Rimwe na rimwe umutima umenya iby'ubwenge butaramenya. Christine wari umubyinnyi ukomeye cyane, na Gabi wikundiraga gutembera mu bice bitandukanye by'isi. Baturutse mu buzima butandukanye, ariko bari mu kintu gishya bari kumwe. Gusa nanone kandi ikidasanzwe mu mubano wabo si urukundo gusa, ahubwo ni umubano wabo udasanzwe n'ubuzima babamo bwa buri munsi. Mbese ni nka paradizo uko namwe mubireba. Ariko se ikibaranga mu mubano wanyu ni iki? Here's one in a social dynamic I think is interesting. Mu mibanire y'abantu hari ikintu mbona gishimishije. Tubanye nk'inshuti magara, dukorera ibintu byose hamwe kandi ntawe ubangamira undi. Iyo dusohotse mu rugo tujya muri club, kenshi usanga tutari kumwe cyane, buri wese ari kuganira n'abandi. Dufite ubuzima bwacu n'abantu bacu, kandi tugendana n'ibiri kuba ako kanya. Kuri twe ntibisanzwe ko turi inshuti magara, turizerana kandi turi bakuru. on top of each other, like, oh, did you see Gabe? I'm like, oh, I'm talking over here. I didn't even. Hari igihe abantu bambaza bati Gapari ko tubona wicaranye n'abandi bantu, nanjye nkabasubiza ati ndimo nganira sinzi ahari. Ibyo byose ntacyo biba bitwaye, ukaranyizera nanjye nkamwizera. Rero iyo ukunda umuntu kandi nawe agukunda by'ukuri, umenya ko uwo muntu ahari niyo mutari kumwe cyane. Haba hari akajisho ko kurebana mu buryo bwacu, nkumva ko ahari nawe ahari nkumva ko mpari. Gusa ibi mbabwira biragoye kubisobanura. Ni ikimenyetso cy'umutekano n'ihuriro dufite, kandi birashimije kubona uko abandi bantu babibona, kuko nanone ntago ari mu buryo bubi, ahubwo ni uburyo bwiza. Ni ukwimenya mu buzima, ariko twese tuba turi kumwe. Si abantu benshi bashobora kubikora, ariko kandi abadakundana by'ukuri bahura n'ibigeragezo. Kuri Gabi na Christina ibigeragezo bikomeye byabaye imbaraga zabo. Ese ni iki gituma umubano wanyu ukora neza? I think, like he said, he taught me emotions. It's like, Yanyigishije kugira amarangamutima no kurenga izo nzitizi zose nari mfite. Kandi twembi twize kwibakiramo ibintu mu buzima bidufasha kumenya uko dukwiye kwitwara no kubaho neza. Iyo umaze kubona umuntu wiyumvamo uba ufite umutekano, mbese uba wumva wisanzuye kandi ubuzima bwawe buba bwubakiye kuri we. Kuko nari namenyereye gutekereza ko amarangamutima ari intege nke zanjye. Nari umuntu wihuta, wigenga, muri make ukora ibye. Ariko Gabi yangije buri kimwe, kandi ndamushimira cyane. Mbere nagiraga amarangamutima menshi, rimwe na rimwe bikijimye ubwenge bwanjye. Rero Gabi yaje mu buzima bwanjye mu buryo bw'ubwenge n'imibare. Gusa uko yitwaraga sinabikundaga, ariko byaramfashije kugeza uyu munsi wa none. In the moment, I really don't like the way that feels, but it's helped me really. Christine afasha guhaguruka nk'abo nkwiye kuba we. Iyo nitwaye nabi anyereka ko ndi mu makosa, mu gihe mbere nari menyereye kwitwara uko nishakiye. Ariko ubu turicara tugashyira hamwe, tugahuza. Ibyo byose bigahindura uko twari tumenyereye kwitwara. Hari abantu benshi bakundana, ariko bakagira intege nke zo kureka utuntu duto tugasenya umubano wabo. Gabi na Christina bo bahisemo inzira igoye: ukuri, kwiyoroshya, kubabarirana ndetse no gushyira hamwe. Bagaragaza ko iyi si ihuje abantu babiri, haba hari impamvu kandi isobanura byinshi byiza. one thing that I think is really great about our relationship is Ikintu kimwe cyiza cyane mu mubano wacu ni communication njye na Gabi tugirana. Ntabwo dushobora kuryama mu gihe hari ikintu kitaganiriweho, inzika cyangwa se ikibazo.
njyewe nkunda kwirinda amakimbirane. Umusaruro wo kuvugana cyane no kuganira ku bibazo ako kanya biturinda amakimbirane kuko ibibazo byacu tuba twabikemuye. Rero kubera ko nagiye mbona imibanire y'abandi isenyuka buhoro buhoro, yewe binyuze mu kudafata umwanya wo kuganira, twe twarenze iyo mipaka, duhitamo kubaho ntawe ubeshya undi. real time is that you're not carrying and building up this. Yeah. Intego yacu njye na Christina ni ugushakira hamwe umuti w'ikibazo kugira ngo tutazongera guhura nacyo. Nanone si ibintu bivugwa rimwe ngo birangire, biba bisa no guhozaho. Ikibazo kimwe gishobora kugaruka mu bundi buryo. Niyo mpamvu itumanaho rikomeza kuba ingenzi. Nta kintu cyihishe hagati yacu kuko ari abantu batavuga ikibazo cyabo. Rero ibyo ni bibi kurushaho. Iyo umuntu akubwiye amakosa yawe si bibi, ahubwo ni amahirwe yo gukura mu mutwe ukikosora. Nyuma y'imyaka 7 bari mu rukundo, nyuma y'imyaka 3 bashyingiranye, ku wa 25 Nyakanga, uyu kandi ukaba ari umunsi bahuriyeho bwa mbere, Gaby na Christina batwereka ko urukundo rushingiye ku mahame menshi. Kandi niba bakurikiye inkuru yabo neza, hari byinshi wigiye hano. We've been together 7 years, so we met on July 25th, 2018. That was the flight. Tumaze imyaka 7 turi kumwe, twahuye kuri 25 Nyakanga mu 2018, twahuriye mu ndege. Kandi tumaze imyaka 3 dushyingiranye, bashyingiranye ku wa 25 Nyakanga, umunsi w'isabukuru y'urukundo rwacu. Rimwe na rimwe inkuru nziza z'urukundo ntizigendera ku byanditswe, ahubwo ziyandikira amateka ubwazo. Ikiganiro ku kindi, urugendo ku rundi, ndetse n'intambwe ku yindi. Niba kunze urugendo rwa Gaby na Christina, ntibagire gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'inkuru zacu za buri munsi. Mwakoze kudukurikira. Iyi ni Voice of Time TV, aho tubagezaho inkuru nziza z'urukundo, z'ubuzima ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Wowe udahwema kudukurikira buri munsi, ukomeze kugira urukundo, kandi wibuke ko inkuru yawe ishobora kuba ari izakurikira. Njye nyita Wakanda, ndabashimiye. Appreciate you. Thank you.